inshuti bakunze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube Ijambo rya Imana TV cyangwa se ku rubuga Ijambo rwa, tubaye ikaze mwese muri uyu mwanya. Muri iyi minsi tumazemo tuvuga ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mateka y'intumwa yitwa Simoni Umunyakanani. Duheretse kuvuga kuri Yuda Tadeyo. Hirya ya Yuda Tadeyo twari tumaze kuvuga kuri Yakobo mwene Rufayo. Hirya ya Yakobo mwene Rufayo twari tumaze kuvuga kuri Lewi Matayo umukoresha w'ikoro. Yakobo mwene Rufayo nawe akaba umuzerote, agatsiko k'insoresore kari gashinzwe kurwanya kwigobotora ingoma y'Abaroma yari yarabakoronije. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri uyu bita Simoni Umunyakanani nk'intumwa y'umwami wacu Yesu Kristo. Tugwaye ikaze rero muri uyu mwanya. Amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Umuntu ugeze hano ari ubwa mbere, ugabwa dukurikira we turabushimiye cyane, kandi nawe wageze ari ubwa mbere tugwaye ikaze kudukurikira. Ni ubuntu, biremewe, kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubwiriza abantu. N'amateka y'intumwa turimo tugeze ku ntumwa ya 11. Inyuma turaje tuzavuge ku ntumwa yitwa Yuda Iskariyota. Nyuma tuzavuga no ku ntumwa yasimbuye Yuda maze kwiyahura. Nyuma bibaye uko byagenze nabyo tuzabivugaho, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku ntumwa yitwa Simoni Umunyakanani. Imana iduhane umugisha. Utarakora subscribe cyangwa utariyandikisha kuri uyu muyoboro, turagira ngo tukubwire ngo ugeze kuri iki kiganiro wakiyandikisha ukajya ufatanya natwe muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha kudukurikira, kandi tukugira umugisha comment no gushare ibiganiro byacu byadufasha muri uru rugendo rw'ivugabutumwa. Imana iduhane umugisha. Imana turagushimiye uyu mwanya tugiye kwinjiramo, turawusengeye kugira ngo uduhe umugisha, kandi uduhane n'abadukurikirana n'abazadukurikira. Mwuka wera azabe muri iki kiganiro, imirimo ya Mwuka wera ikorekeremo imbaraga z'Imana. Twebwe twese tukugire umugisha, kandi turinde kunamuka no kubisari mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane, tubahaye ikaze nk'ibisanzwe. Turagira ngo twifashishe umurongo w'ijambo ry'Imana abadukurikiye tumaze igihe twifashisha, kandi turagira ngo dusome Matayo 4:18. Matayo 4:18 haratubwiye ngo agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko barabarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura zabo baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ari Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara. Uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Yesu agendera ab'i Galilaya hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru yamamara i Siriya yose, bamuzaniye abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, arabakiza. Imana itugire neza. Hanyuma uyu munsi turi kuvuga ku ntumwa yitwa Simoni Umunyakanani. Simoni Umunyakanani. Turagira ngo kandi dusome Luka 6:12. Luka 6:12. Luka 6:12 haravuze ngo, nuko muri iyo minsi avayo ajya ku musozi gusenga, akesha arasenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa batoranyamo 12, abita intumwa: Simoni wise Petero na Andereya mwene se na Yakobo na Yohana na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Tomasi na Yakobo na mwene Rufayo na Simoni witwa Zerote na Yuda mwene Yakobo, yego, na Yuda Iskariyota wahindutse umugambanyi. Hanyuma turi kuri iyi ntumwa yitwa Simoni Umunyakanani. Niwe witwaga Simoni Zerote. Hariya dusomye hano dusomye ku murongo wa 10, yego, wa 16. Matayo na Toma na Yakobo mwene Rufayo na Simoni witwa Zerote. Niwe Simoni nguyu witwa Zerote yari Umunyakanani.
niwe witwaga Simoni Zelote, yavukaga i Kana y'i Galilaya. Birumvikana yego akaba yarahamagawe na Yesu igihe yanahamagaraga ba Petero, Andereya, bene Zebedayo, Yohana na Yakobo ndetse na Tadeyo. Nibwo yahamagaye uyu Simoni Zelote. Hanyuma rero nk'uwahoze mu mutwe w'abazelote, birumvikana ku izina rye ribisobanura. Hanyuma agatsiko k'indwanyi kari gometse ku Baroma, abakarimo bakaba bararangwaga n'urugomo rugamije guteza umutekano muke mu gihugu, yaba yararehejwe n'igitangaza Yesu yakoreye iwabo i Kana y'i Galilaya, guhinduraga amazi divayi, maze yibonera ko imbaraga ya Mwuka Wera yari muri Kristo Yesu. Bivuze ko uyu Simon Zelote yabaga mu gatsiko kamwe na Yakobo, umuvandimwe ari we Matayo, bene Arufayo. Muri ka gatsiko k'indwanyi uyu Simoni Zelote cyangwa Simoni w'Ikanani nawe yari ari muri ako gatsiko kagamije kwigobotora ingoma y'Abaroma y'abakolonije. Hanyuma rero amateka agaragaza ko ubwo Yesu yajyaga mu bukwe bw'i Kana i Galilaya iwabo Kanani, hanyuma agakora igitangaza cyo guhindura amazi divayi, uyu wari muri kariya gatsiko, Bibiliya amateka agaragaza ko yakuruwe n'icyo gitangaza cyabaye, nawe agakurikira Yesu. Maje kubona ko hari imbaraga ifite izindi mbaraga, hari imbaraga iri muri uwo muntu irenze ku bantu batekerezaga, n'ubwo abantu batamwemeraga, ariko abona ko nubwo ari ikihebe cyangwa ari muri ka gatsiko, ariko abona ko hari umuntu uri mu mwuka w'Imana, yakigiraho akamukurikira kugira ngo nawe agere ikirenge mu cye. Hanyuma rero yahishuriwe na Mwuka Wera ko ariyo ntwari ikomeye izatuma Isiraheli ibona iminsi myiza kuruta gukoresha urugomo n'ibindi bikorwa by'ubwiyahuzi. Imana ishimwe. Urumva Mwuka Wera aramwigira amubwira ati dore uriya mugabo ubwo aguhamagaye, gendana nawe, niho hari imbaraga, niho muzabasha kwigobotorera iriya ngoma y'abakoloni binyuze muri mbaraga zihishe muri uyu mugabo. Hanyuma rero aho kugira ngo bajye mu rugomo kwica abantu kugira gute, yemera kuyoboka inzira y'agakiza. Bene data, nshuti mudukurikiye, umuntu uba mu bikorwa by'ubugome, by'ubugizi bwa nabi, kandi akumva ngo ari gushaka kugira abantu neza, warabashuka, warababeshya. Umuntu ushaka kugira abantu neza aca mu nzira nziza zikwiriye. Uyu nawe yahisemo gukurikira Yesu kuko Umwuka Wera yamweretse ko mu mahoro, mu mutekano, mu nzira nziza ariho harimo ituze. Hanyuma iyo colonization yari yarabatsikamiye, Umwuka Wera amwereka ko bazayikizwa nuko bakira umwami Yesu, hanyuma Imana ikabagira gute, ikabarwanirira. Imana itugire neza. Hanyuma rero ubwo yahindukaga umwigishwa wa Yesu, yakomeje ubutwari budasanzwe no gushira ubwoba nk'ibyo yahoranye ari muri ka gatsiko, birumvikana, ndetse abashaka kwinjira ahantu yashakaga, abasha kwinjira ahantu hatinywaga. Yamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu, nubwo Bibiliya itavuze izina rye, ariko abahanga mu bya Bibiliya bemeza ko ari we wabajije Kristo kiriya kibazo ngo mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisiraheli? Maze aramusubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, kuko biri mu butware bwe wenyine. Usomye ibyakozwe no mu gice cya mbere murongo 6 kugera ku wa 7. Hanyuma uyu Simoni Zelote, kubera ko urumva yari indwanyi yavuye muri ka gatsiko, yakomeje kugira ubutwari, amaje no guhamagarwa abaye umwigishwa, abaye intumwa, avuga umurimo, avuga ubutumwa, akora umurimo ahantu hakomeye abantu batinyaga, ariko ntiyatinyaga kuko Yesu yamumaze ubwoba, birumvikana, ariko yaragabwe n'ubundi muri we afitemo karagiteri zo gutinyuka. Imana itugire neza, ariko ahinduka noneho avuga ubutumwa, atagenda ari ikibi kijya kumena amaraso. Imana itugire neza. Umurimo yakoze rero uyu Simoni Munyakanani cyangwa Simoni Zelote yabwirije cyane mu bihugu bya Afurika y'Amajyaruguru, ari byo Mauritius, Libya, Egypte no muri Carthage hafi ya Tunisia. Abwiriza no muri Armenia. Simoni Munyakanani yinjiye no mu gihugu cy'Ubwongereza akibwiriza mu butumwa, maze Abongereza benshi bakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Imana ishimwe. Amaherezo y'uyu Simoni, urumva yakoze umurimo, yaraje muri Afurika, muri Maurice, muri Mauritania, Libya, Egypte no muri Carthage hafi ya Tunisia, ubwo ni muri Afurika y'Amajyaruguru. Hanyuma
avuga ubutumwa, arangije ajya no mu Bwongereza avuga ubutumwa. Abongereza benshi bagira gute, bakira umwami Yesu. Umurimo yakoze ni uwo, yakoze umurimo ukomeye cyane. Hanyuma ntibyari byoroshye kubwiriza mu Bwongereza, ari umumisiyoneri cyangwa se ari intumwa, ariko Imana ishimwe yakoze umurimo, abantu bakira ubutumwa bwiza. Hanyuma yiciye mu gihugu cy'Ubwongereza rero mu ntara yitwa Caistor, ubwo bamubambaga ku musaraba ku itegeko ry'umuromani witwa Catus Decianus wategekaga iyo ntara y'Ubwongereza. Hari mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 61 nyuma ya Yesu Kristo. Urumva yavuze ubutumwa, kandi urumva yari umuzerote, yarwanyaga ya ngoma y'abaromani yakolonije Isiraheli. Hanyuma rero ageze mu Bwongereza azanye ubwa butumwa, kandi abaromani ntibashakaga kuko kuri kujya hanze, bo bari bashingiye ku bifatika by'amafaranga byo kuzana ibintu biri spirituel. Bavuga ati rero ngo umuverineri avuga ati ni mu mwice, ariko abantu bakiriye ubutumwa. Gupfa kwe ni kwatumye abantu batakira ubutumwa, ari nabyo dukomeza kubwira abantu ngo nyamuna nimuvuge ubutumwa bwiza bwa Yesu. Yesu yaravuze ngo igikombe nyweraho namwe mushobora kukinyweraho, muzakinyweraho. Avuga ati kandi aho njya ubu ntimwamurikira, ariko nyuma muzamurikira. Rero dukwiriye kuvuga ubutumwa bwiza, byaba ari iby'umugisha, byaba ari iby'agaciro. Umuntu aramutse azize ko yakoze neza, aramutse azize ko yasengeye abantu bagakira, aramutse azize ko yayoboye abantu kuri Kristo, ariko atazize ko yibye, atazize ko yasambanye, atazize ko yaroze, mbese atazize ibyaha, ahubwo azize ko yagize neza. Yesu yaravuze ngo muzishima munezerwe niba abatwa barenganya babasebya ibibi byinshi, ko hari ingorane mu ijuru. Ariko aravuga ati ariko kandi nibaramuka babishe, babatoteje, babahora ibyo mwakoze, ntimuzishime kuko ntabwo muzamuri mu ruhande rwanjye. Rero babwire rero ngo umuntu wese akwiye kwishimira ko niyo yarengana ari mu ruhande rw'Imana. Ega n'iby'igiciro mu maso y'Imana urupfu rw'abakiranutsi. Tugitangira twarabivuze, ijambo riboneka muri Zaburi uvuga ngo urupfu rw'abakunzi be rw'igiciro mu maso y'Imana. Rero nibe umuntu ari umukiranutsi, kugenda ko bishimisha Imana, Imana itamugisha. Uyu Simoni umunyakanani cyangwa Zerote waturutse muri Kagatsiko, ariko kandi akimara kubona igitangaza Yesu yakoze aramukurikira. Hari abantu bakurikiye Yesu kubitangaza babonye. Imana ishimwe, tubateye ishyaka n'umwete gukomeza kumukurikira, kuko Yesu ntahinduka, n'uyu munsi aracyakora imirimo n'ibitangaza. Kandi abantu bakurikiye umwami Yesu bijejwe n'ibyo babumvanye abandi, nabo tubabwire ngo nimutere intambwe, ariko kandi mushake Yesu bigishoboka ko abonwa. Imana tugire neza, tujya gusenga n'Imana ikomeza kudutera ishyaka n'umwete byo kwihamya neza no kwikurikira mu izina rya Yesu. Imana turagushimiye uwo mugisha umuntu wese waradukurikiye muri iki kiganiro, kandi cyangwa umuntu wese akazarangiza neza, akagira iherezo ryiza, akazasoza akiri mu mugabane mwiza w'umuhamagaro wamuhamagariye, kandi umuntu wese umuha imbaraga zo gukora icyo wamuhamagariye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.